ese koko urukundo rw'ukuri rudashingiye ku butunzi ruracyabaho? Iyi ni inkuru ya Oxygene, umukobwa mwiza w'ikizungerezi uvuka mu bakire ariko urukundo rukamuhatiriza gukunda Lucas, umusore w'umukanishi ukennye bihagije. Uru rukundo rwabo umubyeyi n'umuvandimwe ba Oxygene ntabwo barwishimiye na gato, ndetse uwo musore baramwanze cyane bamuhora ko ari umukene. Yica karafu niyo guteye inda, ariko ndikumvirana. Gusa Oxygene yabimye amatwi akomeza kwikundira umukanishi we, ndetse biza kurangira amuteye inda aratwita, yirukanwa iwabo, yamburwa n'uburenganzira bwose ku mitungo ya famiye, asanga umukanishi mu kagato k'imfunganwa, ajya kuburara asize iwabo ibiryo bimeneka, byose kubera urukundo. Ntuzongere n'umunsi n'umwe gutekereza kugaruka. Ikindi, nta kintu na kimwe wemerewe kuvuga ngo wenda uzagaruka hano ngo we wanagifata. Kandi mu bana banjye ufite umwana. Ese ari wowe wakemera kuva mu buzima bwiza nk'ubu wavukiyemo ukajya kubana n'umusore w'umukene nkaho yakuze? None se basi nta makuru waba ufite y'ikintu nakora? Turayishyura iki? Uzi ko nta na mituweli wazanye. Igisubizo uragisanga muri filime Umukanishi wanjye. Iyi ni filime nziza cyane, ndayigutuye pe. Irimo abakinnyi b'ibyamamare kandi bagezweho muri sinema nyarwanda. Nuhitamo kuyireba ntabwo uzigera ubyicuza na rimwe. Yikurikire kuri YouTube channel yitwa Acting Rwanda. Wibuke no gukora subscribe kugira ngo buri episode yose dusohoye ijye kugeraho mu ba mbere. Umukanishi wanjye. Wow.